ibintu bitanu byoroshye umuntu yakora ariko bigahindura ubuzima bwe burundu mu buryo bwiza. Ubuzima ntibuhindurwa n'amahirwe gusa, ahubwo buhindurwa n'imyitwarire ya buri munsi. Reka turebe ibyo bintu bitanu. Ubumenyi buhindura ubuzima. Ni Imbumbe Knowledge, naho ngende Fiston Uwimana. Ikintu cya mbere ni ugutangira umunsi wawe neza. Ibi bikubiyemo gukanguka kare, gusenga cyangwa gutekereza neza, gukora siporo ngufi, kudafata telefone ako kanya ubyutse. Ibi bituma ubwonko bwawe butangira umunsi bwiteguye neza, bugafasha muri focus na motivation. Umuntu utangira umunsi nabi, akenshi umunsi we wose urangirika. Ikintu cya kabiri ni siporo. Siporo ifasha umubiri gukomera, ugabanya stress, ubwonko bugakora neza, kongera imbaraga. Nubwo waba udafite gym, ushobora kwiruka, gusimbuka, push up. Siporo ubundi ifatwa nk'umuti w'ubuzima. Icya gatatu, kurya indyo yuzuye. Indyo ni ishingiro ry'ubuzima. Indyo nziza irimo imboga n'imbuto, poroteyini nk'amagi, inyama, ibishyimbo, amazi ahagije. Irinde cyane isukari nyinshi, wirinde kuryagagura, kurya nabi no kurya cyane. Ikintu cya gatanu, kugabanya ibyangiza ubwonko. Uyu ni umwanya w'ingenzi cyane. Ibyangiza ubwonko harimo social media nyinshi na papase, pornography, gusuzugura igihe, inshuti mbi ndetse n'ibindi bitagufitiye umumaro mu buzima bwawe. Kuryama neza no kuruhuka. Ubuzima bwiza butangira kugusinzira neza. Gusinzira neza byongera imbaraga, gutuma ubwonko bukora neza, kugabanya stress, kongera focus cyangwa no kwita ku bintu. Umuntu usinzira nabi agira umunaniro, stress n'imikorere mibi. Umwanzuro: ibintu bitanu twabonye: gutangira umunsi neza, gukora siporo, kurya icyo nziza, kugabanya aho utakaza umwanya hadakenewe, gusinzira neza. Niba ibintu byoroshye ariko bifite ingaruka ikomeye ku buzima bwawe. Ubuzima bwawe ni bwiza cyane. Ubuzima bwiza ntibuboneka kubw'amahirwe, ahubwo buboneka kubw'imyitwarire ya buri munsi. Murakoze cyane. Imbumbe Knowledge, ubumenyi buhindura ubuzima. Ngende Fiston. Tuzongera kubonana mu kindi kiganiro gikurikiraho.